nuko tuje kandi nuko tugarukiye na za modoka z'imiturika, tugarukiye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nko kuzana kuri Blashar TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose zajya uzibona. Aka ni ka kazi ko muturika dufite muri uyu mwaka. Reba imodoka dorutu modoka. Reba imodoka ntuze kuba mvuna, ntuze kuba wamvangavanga. Ndizera kumeze neza kandi uri amahoro. Amo Blashar, aba Blashar ahantu muherereye hose ndabashimiye. Ese koko ijwi riraturika, mumeze neza. Aba Blashar mufite inzozi zo kuzatunga imodoka muri mwaka wa 2024 ndabashimiye. Aba Blashar mwakoze subscribe ndabashimiye. Aba Blashar mpora nifuriza ibyiza byose. Aba Blashar namwe mpora munyifuriza ibyiza kenshi ndabashimiye. Aba Blashar nifuza ko natera imbere buri munsi. Aba Blashar nanjye mpora mbashimira kuko mwakoze icyo mwagombaga gukora. Aba Blashar mwese ahantu muherereye hose, nukuri mbivanye ku mutima, iki imitima yanyu ishaka kizabe nk'uko mushaka. Niba mutarashaka aba Blashar, uwo mushaka muzaba neza. Aba Blashar hejuru 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 hejuru. Ese koko ndabasha se cyangwa ndapacapaca? Banyirukane kuri Blashar TV se? Oya, ndibaza ko mutabikora, ko mwanyifuriza ibi. Oya, nanjye mpora mbifuriza ibyiza gusa buri munsi. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicajeho undi. Umwana musore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, zinga ibikapu nderekeza niko gukora next. Ibikurikiye Blashar TV, Blashar Special Technician Society, tuzi imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Blashar TV, wiwe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Blashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi ko muturika dufite muri uyu mwaka. Ntibisanzwe Princlo ni Blashar, nigena Emmanuel, uwo ni wenge weba kuyitanda kuri Blashar TV. Aka kandi kari kubona imodoka zitandukanye kuri Blashar TV. Mwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato, ubasha ko wakwikana imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Bikore nk'uwikinira, uduhamagare kuri izo nimero na kuri screen ya Blashar TV, ubikore nk'uwikinira gusa. 0788497423. Izo nimero ziduhamagara ushaka imodoka kugura ku buryo bwihuse cyane. Izo nimero ziduhamagara kandi ufite imodoka ugurishwa ushaka inote koko, hanyuma urebye tugukorera ku muvuduko munini cyane, ku muvuduko wa 58% niwo dukoreraho. Hanyuma tuguheza imodoka yakasamo twayandi izahora mu ntekerezo zawe, yayindi nawe uzageza iwanyu yo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu masazo, mu burengerazuba. Hanyuma akakubaza ngo wayiguriye. Ntuzatinye kuvuga aho wayiguriye, kuko Blashar TV iri mu bicu hejuru. Uzabwe ko wayiguriye kuri Blashar TV, ntuzatinye kuyivuga kuko izina twararyubatse. Harabura gato ngo dusakare, kandi tuzasakara turi kumwe. Ni wowe uzazana amabati, ni wowe uzazana amakaro, ni wowe uzazana amafaranga. Uko uguriye imodoka kuri Blashar TV, niko Blashar TV igenda ijya mu bicu hejuru, igenda ijya mu bicu, hanyuma tugafatanya tugasakara. Blashar TV si yanjye, ni yanyu.
narakubwiye ngo Burashari TV si iyanjye ni iyanyu. Nuza kugura imodoka kuri Burashari TV uzaze wumva utuje nk'umwana ujya iwabo. Umwana ujya iwabo arisanzura ndetse akaba yasanza n'ibyo asanze ariko ntabenyanyagize cyane. Niyo mpamvu nkubwira nti niba nguhaye imodoka ugomba kuyifata neza, ugomba kuyifata neza cyane ku buryo uzayigarura kuri Burashari TV utarayigonzagonza, utaragiye uyisekura ku bikuta inyuma. Twara imodoka witonze. Niba waragura imodoka kuri Burashari TV, twara imodoka witonze neza, uyitware neza, amezi 3 atararenga uyigarure kuri Burashari TV. Hanyuma urebe icyo tugukora, tuguhereza amafaranga aruta wayiguze. Tuzongera tuyigurisha, tuzongera tuyamamaze nta kiguzi habe na kimwe. Tuzayamamaza. Bikora biterereka. Kurikira ako kantu, kurikira, umva kandi wumve vuba, wumvire bigenda bite. Iyo uguriye imodoka kuri Burashari TV ugakenera kuyigurisha, ikizakubwira ko waguze neza ni uko uzayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze. Tekereza, reka nguhe urugero. Niba uyiguze miliyoni 3, iyo modoka yibarire nkaho ku isoko cyangwa igiciro cyiza cyane iri ku mafaranga miliyoni 4. Niba uyiguze miliyoni 4, menya ko iyo modoka ifite agaciro ka miliyoni 5. Niba uyiguze miliyoni 2, menya ko iyo modoka ifite agaciro ka miliyoni 3, kuko ahangaha tuguhera ku kiranguzo. Tekereza nk'iyi ngiyi, iyo reba aka kaviti karashaka amafaranga make cyane. Ku mafaranga miliyoni 4 z'amanyarwanda urabasha kwegukana iyi viti. Ndavuga ngo ntabwo mvuga ibiciro, impamvu nuko mu mutarangije publicité. Waba utarangije publicité ukamenya agaciro, ukamenya ubwiza bw'imodoka cyangwa ukamenya igiciro cy'imodoka. Gute se ngo njye mvuga ngo imodoka igiciro cyose ariko Burashari ntimukamvune. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka, bayita vitsi automatique imiryango 5, irashaka amafaranga miliyoni 4 z'amanyarwanda. Niba ufite miliyoni 4 z'amanyarwanda urabasha kwegukana iyi modoka. Nuza kuri imodoka kuri Burashari TV nzagufasha nk'uyifasha, ngufasha umuvandimwe we, ngufasha inshuti ye magara. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV, turi guteka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka za kasamutwe. Wowe twabanye ukankurikira y'ipubisika birangiye uri inshuti magara, ndiza kufasha umwanzuro wo kuzagurira imodoka kuri Burashari TV. Duhamagare kuri 0788942423. Wowe twabanye niba utarashaka icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona. Tuzasura ubutasiyo. Bye bye.